Hello. Happy New Year everybody. Mwaka mushya muhire wa 2023 ku bantu mwese aho muherereye hose muri iyi si ya rubanda, isi y'Imana, isi y'abayituyemo bose. Ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Amazina nitwa Charlotte. Ndi Charlotte wamenyekanye nk'umubyeyi Charlotte aho nk'umubyeyi Shaima uko mubishaka mufate gutyo, ariko namenyekanye cyane nk'umubyeyi Charlotte. Ntuye muri Ontario muri Canada. Ndi umumama, mfite abana. Nje hano kuri iyi channel, YouTube channel yanjye Umubyeyi Charlotte, introducinga YouTube channel. Actually nicyo kintu cya mbere nshaka gukora kuko narabipanze ndabiharanira kandi bigezeho. Nabipanze kubikora kuri itariki ya mbere y'uyu mwaka, bigatangirana n'uyu mwaka. Nicyo kintu cya mbere nje kubabwira. Ikindi kintu uzakenera kumenya uwo ndiwe byimbitse azamenya nta kibazo, ariko kuri iyi saha ndavuga ibyo ngibyo. Reka mbifuriza umwaka mushya muhire w'2023. Muzawugire mwishya n'ihirwe ryinshi. Ntabwo ibyo wagize cyangwa se waciyemo mu mwaka w'2022 aribwo buzima bwawe. Ntabwo ariho destiny yawe iri. Niyo mpamvu wavuye muri 22 ukinjira muri 23, kubera yuko destiny yawe iri muri 23, 24, 25 muri future, ntabwo iri muri present. Rero ibyakubayeho byose, ushobora kuba warahuye n'ingorane nyinshi, intambara nyinshi, wararasanye, urahangana, ugira gute, warakoze ibyiza byinshi, ukora bibi byinshi, bimwe urachivinga ibindi ntiwachivinga. It doesn't matter. Nje kukubwira ngo komera ukomeze. Reka dukomeze. Jewe naravuzwe ndabizi, nakozweho inkuru nyinshi ndabizi, n'ubuzira cyakorwa ndabizi, ariko I thank all these promoters. Abantu muri kumpromotinga ndabashimiye cyane, ndabashimiye. Imana ikomeze kuba mbere umugisha, ikomeze kubaha umwuka wo kumvuga, ikomeze kubaha n'amafaranga yo kuntaho, ikomeze kubaha rwose imbaraga zo gupromotinga izina ryanjye. Promo bira maripo nta muntu ushobora kuyanga, you know. Ariko icyo nababwira cyo nuko ntabwo mbanga, ntabwo nje kubabwira yuko nagize intambara zigatuma ngira abanzi. Reka nze babwire, muri uyu mwaka ushize nagize umwanzi. Hari umwanzi nagize. Wowe uri kunyumva ntugire ngo ni wowe. Oya, niba wara promotinze ntugire ngo ni wowe. Niba waramvuze ntugire ngo ni wowe. Niba waragize gute ntugire ngo ni wowe. Niba warankubise amabuye ntugire ngo ni wowe. Ntabwo umwanzi wanjye ari wowe. Dore umwanzi nagize n'uyu. Umwanzi wo kubura amafaranga kuri iyi karita niwe mwanzi nabuze, kuko icyo nari nkeneye kubura amafaranga kuri iyi karita ya bank account yanjye. Amafaranga goal yanjye umwaka urangiye ntari nakayigezeho neza. Nicyo kintu cyonyine, niwe mwanzi wenyine mfite wo kubura ibi bintu. Ariko mwebwe mwese, oh my goodness, ntabwo mushobora kuba abanzi, no. Kuko umuntu uzi yuko yamvuze wenda akavuga nabi, akampangira ibibi, kubera ko ndabizi yuko byarabaye cyane kandi biracyanavugwa. Umuntu uzi yuko yabikoze ndamushimiye kuko yarampromotinze cyane. Trust me, ndabinginza ahubwo mukomeze no gufata. Ndabasabye n'iki kiganiro ni video muyifate rwose, mumpiningire kuri zo nkuru zanyu, mwandike muvuge muti ngiki cya kigarasha, dore ko munyita cya kigarasha Umubyeyi Charlotte, nta kibazo. Ndabizi neza yuko u Rwanda ndarukunda, ni igihugu cyanjye, rurankunda, ni igihugu cyandemye, cyandeze, nakivukiyemo, ngikuriramo, nkivamo neza rwose. Ntabwo ibyangombwa, ntabwo ndi impunzi, ntabwo ndi igiki. N'uyu mwaka narindi yo naracelebratinze cyane rwose mu gihugu cyanjye, baranyakiriye. Bivuga ngo ngewe nta kibazo na gito mfitanye n'u Rwanda. Abantu mumvuga ikintu kinshimisha, nshimishwa n'ukuntu mutananze.
nshimishwa n'ukuntu muvuga mutanze, nshimishwa n'ukuntu muvuga mutarambona. Cyakoze umuntu wambonye n'umwe, ntabwo ndi bukuvuge, nzakuvuga mu kindi kiganiro, ariko urabizi kuko wowe ni wacu wagiyeyo, urabizi urahazi neza cyane. Ariko ntabwo nje kuvuga yuko ntagukunda, ndagukunda, komeza promoting, nta kibazo. Ndaje kubwira abantu mwese niba ibi bintu byarakubayeho uko byaba byaragenze kose, Imana iragukunda, Imana iragukunda. Bavuze yuko nkomeye, ngo ndi umugore ukomeye, mu by'ukuri ndabashimira yuko bavuze yuko nkomeye, kuko ntabwo bibeshye, ntabwo mwibeshye. Umuntu yoroha bitewe n'impamvu, ariko nanone umuntu akomera bitewe n'impamvu. Turi abantu bakomeye cyane, turi abantu b'imbaraga, turi abantu b'ikomangoma, turakomeye. Reka nze mbasomere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubwaryo rirabinyemeza yuko nkomeye. Ni gute, ni hehe nahera mvuga yuko promota wanjye yavuze ibitari byo, ko ntakomeye kandi nkomeye? Ni gute? Mfite abapromota benshi ngewe, mfite abapromota benshi. Ni gute abapromoters baba baravuze ibitari byo kandi babizi, babibona, barabibona, reka barantinya, barabibona. Ubu ndi umwami wanyu mu promoting, but bavuze ijambo ryiza cyane ngo ndakomeye. Ngewe ndakomeye, ndi umutsinzi. Reka nze mbereke iri jambo, ngiye kubasomera ijambo rivuye muri Yesaya igice cya 50 ku murongo waho wa 7. Haravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Nabyumvise, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Umurezi wanjye ninde? Nanjye nanyegere. Ubwo rero kuvuga ngo yewe ntabwo numva yuko aba bantu bibeshye, kuko bavuze yuko nkomeye, kandi hano nyine kubera ko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara. Ndakomera rwose, mu maso yanjye nkamera nk'urutare, ndakomeye. Ndi umugore ukomeye, ndababwiza ukuri, ndi umugore ukomeye rwose. Niko kuri, umuntu aba yoroha bitewe n'impamvu, ariko nk'umugore ukomeye nkanjye, bizwi n'isi, ni kubera iki ntaza ndi fier yabyo, you know. Ariko ndababwiye ngo uyu mwaka wa 2023 ntuzasige mufite inzika ku mutima. Wa 22 amene kwinjira mu mwaka wa 23 bizatume musigara mufite inzika. Ntabwo ndi bwe editing iyi video, ndayitanga ukwiye. Imana ikomeze kubaha gukomera imbere y'abanzi banyu, mumere nk'urutare. Babatinye, reka nkuremo ingofero, babatinye. This is me, uyu ni wenjye. Imana ibaha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo, kandi ntaba ari mwebwe mu Rwanda. No kuvuga ngo ni inkomezi z'umutima nizo mbasabira, ntaba ari mwebwe mu Rwanda, ahubwo Uwiteka yirwanirire. Murabibona kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Maso niyo mpamvu nkomera, nkamera nk'urutare, mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Ndaje kubabwira ngo ihumure ryose rishoboka riva ku Mana, gukomera kose gushoboka kuva ku Mana, koroha guturuka kwa Satani. Kandi Satani uduteza ubwoba yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Nge nta bwoba mfite, ndakomeye, ndakomeje. Umuntu uri kumwe nanjye, dukomeranye muri kino kigeragezo, muri kino kigeragezo cyitwa isi, muri iyi si yuzuye ibibazo n'abantu batatwifuriza kubaho neza. Tugendane, ndasenga ngewe, ndabasengera, namwe mujye munsengera. Ariko abansabira mwese ndabashimira n'ukuri. Imana ibahe umugisha. Mfite inshuti nyinshi, mfite abavandimwe benshi, bose kandi abenshi ari majorite 99% bari mu Rwanda. Ndabashimira cyane yuko mwambaye hafi, mwampagarariye iruhande mu kigeragezo twagize, kandi Imana yabigenje neza. Turashima Imana. Ikiyongeraho, mugira umwaka mushya muhire w'2023. mu buryo ntuzabarye mwuka byaramwe. Turabakunda cyane kandi cyane kandi cyane pe. Yesu yabigenje neza, Yesu yabigenje neza. Amaraso ya Yesu yakoze umurimo, niyo mpamvu mubona duhagarara tukema, niyo mpamvu dutembera duhagaze bigakunda, abandi barakambakamba. Yesu yakoze umurimo ukomeye, n'ukuri yakoze umurimo ukomeye. Singeho ngo mbabeshye, ngenda shima Imana. Ibiriho byose, ibivugwa byose bigenda gute, ndashima Imana pe, ndashima Imana muri byose.
namwe ni mushima Imana kuko ari nziza, namwe ni muri hariya ni mushima Imana, you know. Umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. I love you so much, guys. Karibu. Love you. Bye.